Abakunzi ba Aime TV turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Aho muri hose rero mukomeze mukande subscribe, hanyuma dukomeze tubane muri ibi biganiro, kandi ibiganiro byacu mujye mubisharinga bagenzi banyu hirya no hino, hanyuma kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Aime TV show rero uyu munsi wa none tubazaniye inkuru ikomeye, inkuru abantu benshi cyane bari bategereje. Icyamamare Ishimwe Dieudonné witwaga Prince Kid, ni ryo zina bamuziho, yafatiwe muri Amerika. Ubwo rero kugira ngo mudukurikire mwumve neza ukuntu bimeze. Ishimwe Dieudonné rero uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi. Uyu munsi ari mu maboko ataraye, ari mu rwego yafashwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo niko twita mu Gifaransa immigration, mu Cyongereza tuvuga Immigration and Customer Enforcing ICA. ICA rero niyo yamufasha. Urwo rwego rero rwo muri Amerika rwatangaje ko rwafashe Prince Kid w'imyaka 38 wari warahungiye mu butabera, wari warahunze ubutabera bw'u Rwanda nyuma yo gukatirwa n'inkiko igifungo cy'imyaka 5, amaze guhamwa n'icyaha nyine n'ibyaha bibiri yarakurikiranweho, ibyaha bibiri cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, n'ikindi cyo gukoresha ishimisha mubiri, niko babivuga mu mategeko. Yafatiwe rero mu mujyi wa Fort Worth muri Texas tariki ya 3 Werurwe muri 2025. Bivuga ko Leta y'u Rwanda binyuze mu bushinjacyaha bukuru yari yashyizeho impapuro zita muri yombi Ishimwe Dieudonné kuva ku itariki 29 Ukwakira 2024. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wari umuyobozi wa kampani y'icyamamare, ya kampani yari izwi n'abantu bose, kampani yateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Ni ukuvuga ngo tariki ya 13 Ukwakira 2023 nibwo yahamijwe ibyaha bibiri, harimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, ubwo nicyo twita mu Gifaransa violence, ndetse n'icyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mu mubiri bishingiye ku gitsina. Ibyaha nyine mu mategeko byanditsemo. Aha hari mu rubanza rero ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere. Tariki 2 Ukuboza 2022 nibwo ubushinjacyaha urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere, ariko ubushinjacyaha bujurira icyo cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Hanyuma noneho icyo gihe rero noneho ubujurire bw'ubwo bushinjacyaha bwajuririye urukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga rero rwaje kumukatira igifungo cy'imyaka 5, kimuca n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma rero yo gukatirwa n'inkiko, yewe yahise ahunga arigendera, ntiyigeze yishyikiriza inzego z'ubutabera ngo arangize igihano cye, ahubwo yahise afata indege, rutema ikirere, abaragurutse aragenda. Urwego rero rushinzwe iperereza muri Amerika FBI urumva nyine rwafashije ICA mu gikorwa cyo kumufata. Kugeza ubu Ishimwe Dieudonné afungiye muri ICA, hategerejwe ko hazafatwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda. Kuko ni ukuvuga ngo mu Rwanda nta rukiko rufite muri Amerika, ahubwo u Rwanda icyo rukora icyo Amerika izakora ni ukumwohereza mu Rwanda, kumufatira indege nyine imuzana mu Rwanda, bagahita bamugeza mu Rwanda, hanyuma
agakomeza ibihano bye ariko njye ku rwanjye ruhande mbona icyiza nyine ari uko yaza mugani wiwe, kuko ubu ngubu urubanza rwe rwari rwamaze gufungwa, rwari rwamaze guterwaho, niba navuga ko ari kashe mpuruza. ni ukuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo azajurira ngo azagira gute nta birimo, ahubwo icyo agomba gukora ni ukuza mu Rwanda ubundi akahitira imageragere agafata igihano cye akagikomeza. Murumva ko rero uko byagenda kose, murumva inkiko burya nazo ziba zifite ibintu bikomeye, zirakomeye. Inkiko zirakomeye burya, iyo igihugu cyamaze kugushyiraho impapuro ziguta muri yombi aho wajya hose bakagufata, ubwo biba bivuga ko nyine aho wajya hose bakagufata nyine bakongera bakagushyikiriza cya gihugu cyatanze impapuro ziguta muri yombi. Ubwo niho handi twumva ko inkiko igihe cyose ziba zafashe umwanzuro wo gufata impapuro ziguta muri yombi bakazihereza Interpol cyangwa se bakazihereza polisi mpuzamahanga, ubwo nyine ahantu uzatarabukira hose bakakubona baragufata, keretse abajya babishobora nyine bagahindura amazina, bagahindura identity yabo, nibo bajya babasha kubaho wenda bakaramba igihe kirekire. Nuko rero nibyo bya Prince Kid, nibyo bya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wari ufite kiriya kigo cy'aba Miss Rwanda, nuko byamugendekeye. Buriya nyine yari afite umutego ukomeye cyane, buriya niyo mpamvu gukorana n'abana b'abakobwa beza hari igihe nyine mugani bashobora kuguta mu mazi abira, cyangwa bashobora kuguta mu bibazo bitewe n'uko ufite kwihangana guke. Ni ibyo rero byabaye kuri Prince Kid. Uyu munsi rero uyu Prince Kid bivugwa ko byatangiye ubundi bitangiriye ku amajwi yagaragajwe mu rukiko avugana na Muheto ngo amusaba ku nsutsu. Hanyuma Miss Muheto rero aramwigarama aramutanga mu rukiko. Noneho urumva hari izindi mbaraga nyine zari zibiri inyuma. Noneho nyine birangira nyine hakozwe amaperereza baracukumbura, birangira nyine ibyo byaha bibiri bimuhamye rero nyine nawe ahunze. Ubwo rero uko guhunga niko kuje kuvamo gufatwa muri Amerika. Hanyuma ntituzi rero uburyo uriya mugore we bari bakiri mu kwezi kwa buki, buriya umwaka umwe bashingiwe, ntabwo ari igihe kirekire, bari bakiri mu kwezi kwa buki. Ubwo rero bivuga ko abantu benshi bari kwibaza ukuntu uyu mugeni agiye kubaho, ariko uko byagenda kose azabaho nyine, azamurindira. Kandi ibindi biganiro tuzatugenda tubona kuri Ishimwe Dieudonné Prince Kid tuzajya tubibagezaho. Murakoze cyane kudukurikira, mukomeze mukande subscribe, like ndetse na comment, hanyuma dukomeze tubane muri ibi biganiro byacu. Kandi ibiganiro byacu nagahoraho nakagaruka. Ubwo rero nimuzajya mubona ibiganiro byacu cyangwa nimuzamubyumva, mujye mubikurikira byose mubyumve neza, kuko content y'icyo twashatse kuvuga cyangwa se amakuru y'ingenzi aba arimo aho ngaho hagati. Murakoze cyane, mukomeze mubane n'Imana. Ciao ciao.